muhaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu muduhikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Mugabo musore, tugiye kurera hamwe ibintu bitanu ugomba kwitaho kugira ngo ukurure umugore cyangwa se umukobwa wifuza, kugira ngo ukurure umugore cyangwa umukobwa mwiza, kugira ngo ukurure umugore cyangwa umukobwa w'inzozi zawe. Nta kintu kibaho mu buzima kiryana nko kuba uvuze ngo rwose ngo ugiye gushaka, yego rwose waranatinze ugakurura umugore cyangwa se umukobwa w'akasamutwe. Rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye, abagore beza n'abakobwa beza baba bahari, ariko nabo baza barondera ibi bintu rero nutabikoraho mugabo mu musore uzajya ukurura abagore cyangwa abakobwa bazakubera nk'akasongoyihwa. Ikintu cya mbere, ikontorore. Itoza gukontorora amarangamutima yawe, kontorora umujinya wawe, kontorora uburakari bwawe, kontorora amahane yawe. Kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose umukobwa cyangwa umugore aje mu buzima bwawe, mukazajya mubona nk'ibintu mutumvikanaho, ugatangira ukagira amahane, ukavuga nabi, ugakubitagura ibintu, azagutinya. Kandi umugore buriya cyangwa umukobwa yagutinye nta kindi kintu wamubaza. Hari abasore cyangwa abagabo benshi bajya bagira ibibazo bakavuga bati se umuntu yakora iki? Ko rwose umukobwa uri hariya cyangwa umugore uri hariya ndamukunda, ariko rwose ahora ambwira yuko ndi umuntu mubingira amahane. Rero nshuti mukundwa, niba uri umunyamahane, uri umuntu ugira uburakari, ugira ibiraho vuba, ugarahuka vuba, ukamenagura ibintu, nta mukobwa nta n'umugore uzemera kuza mu buzima bwawe. Nuzaba azi ikimuzanye cyangwa se ari ibintu agushakaho, namara kubihikira ntabwo uzamubona. Ni umuntu uzaza nawe afite gahunda yo kugushyira hasi kugira ngo noneho ntunyeganyege. Ibyo se nibyo ushaka? Rero mugabo musore, itoze gukontorora amarangamutima yawe. Ujye umenya guceceka. Nuba wumva ugiye kuvuga nabi cyangwa se ugiye kumenagura ibintu, utuze, ubihe umwanya, noneho uburakari nibugushiramo wongere uvuge. Umugore wese ahava akagera, umukobwa wese ahava akagera, akeneye umuntu umuha umutekano w'amarangamutima ye. Amahane, kuvuga nabi, gutomboka, ibyo byose byica amarangamutima y'abagore. Nkamwe bagabo mwubatse, mugabo ufite amahane, rebe mu rugo rwawe ukuntu bimeze. Ese umugore wawe ubona aryohewe? Ubona ari umugore rwose iyo utashye akwakira rwose n'ingoga, ubona rwose watinze, akavuga ati rwose nari nkumbuye kwakira, cyangwa araguhunga akajya kuryama, cyangwa se iwabo unaje akajya mu buriri akaryama akisinziriza. Abagore benshi bafite abagabo bagica cya micaca, iyo batashye bajya mu buriri bakisinziriza, bakigonesha kandi bari maso. Rero mugabo musore ugiye gushakwa, kora kuri ibi bintu. Niba uri umunyamahane, umugabo mwiza ubasha kuzamura amarangamutima, umenya kuvuga, ukamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Kandi buriya n'ibintu bitagenda, ntabwo ari ngombwa gutomboka ngo uvuge nabi utukane. Hari uburyo ki ushobora no kureba ijisho byonyine umuntu agahita yishyira ku murongo. Ikindi kintu cya kabiri, umugore cyangwa umukobwa wese uje mu buzima bwawe akeneye kukubona nk'umuntu ugira discipline mu mafaranga. Niba utagira discipline mu mafaranga ntabwo muzumvikana, kuko abagore basobanutse, abakobwa basobanutse ni abantu bagira discipline mu mafaranga, bazi igihe cyo kugura n'igihe kitari cyo kugura. Rero wowe niba uri umuntu amafaranga yawe ubasha kuyakoresha ibintu bitakungura, ibintu biguhombya, ibintu bikwangiza, ukirirwa uyatagaguza mu bintu rwose biguhombya, nta mugore nta n'umukobwa uzabikunda. Rero nshuti mukundwa, nushaka gukura umugore mwiza, wa wundi w'inzozi zawe, umuntu uzi gukontorora amafaranga, umuntu uzi gukora imishinga ibyara andi mafaranga menshi, agukeneye nk'umugabo uzi kubyaza ifaranga irindi,
ntabwo agukeneye nk'umugabo waye amafaranga, ntabwo ukeneye nk'umugabo ukora ibintu kugira ngo abantu bakurebe cyangwa ngo wirye ku bandi bagabo cyangwa abasore bagenzi bawe. Agukeneye nk'umuntu w'umunyamishinga. Amafaranga ahantu ari ntabwo asakuza. Kora ibikorwa, kubera ko ibikorwa buriya bigaragaza amafaranga kurenza yuko wabasha gukora ibintu bibasha kuguhombya. Kora ibintu bizakubyarira amafaranga mu myaka iri imbere. Ibyo nibyo umugore wese aba akeneye. Ntabwo aba akeneye kuzaza ngo yikorere urugo, aba akeneye kuzakubera umufasha, ntabwo akeneye kuzaba umugabo mu rugo. Ibyo bintu mubimenye. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kwitoza, uramenye, iga kubana n'abantu, ube uhari. Nta mukobwa nta mugore ukunda umugabo utaboneka, nta n'ukunda babura baje. Rero niba uri umuntu w'umunyakazi, bimenye neza yuko ujya umushakira umwanya, ariko n'ubuhari ubuhari, muganire, museke, mukine. Rero najya kubura akagukumbura, akakwandikira ntumusubize, akaguhamagara ntumwitabe, nimugira n'ahantu na hamwe muhurira, amarangamutima yazapfa, agenda asubira inyuma gahoro gahoro. Nabona undi ubasha kuba ahari, abasha kuhitamo kukana. Buriya abagabo bose ni bamwe, ariko ibintu byinshi batandukaniraho ni ibingibi ndimo kuvuga hano. Rero niba uri umugabo utazi kuboneka, waba unahari ukababura baje, ukajya kwirwa ku matelefone, ukajya kwirwa muri za chats zitandukanye, cyangwa se ukayirwa scrollinga ureba amafilimo, ureba imipira mwicaranye, biramubihira. Kandi ntabwo azabikubwira ko ari kubihirwa cyangwa se ngo ko yarambiwe, ahubwo uzabibona yuko atakikwiteza, ntabwo azongera kukuvugisha. Nawe uzajya umuhamagara, ntabwo uzajya umubona. Rero kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ikintu cya kane rero, umugore wese, umukobwa wese aba agukeneye ngo ube umwana mwiza mu bantu. Rero niba utazi kubana n'abantu akabibona, uzamubura umureba. Akeneye kukubona ukuntu witwara mu bacuti bawe, mu nshuti zawe, akeneye kukubona ukuntu witwara mu nshuti ze, akeneye kukubona ukuntu witwara mu muryango, akeneye kukubona ukuntu witwara mu bantu muhuriye mu nzira mutaziranye, akeneye kukubona ukuntu witwara mwasohokanye muri restaurant cyangwa se n'ahantu runaka, mbese uburyo witwara ku bantu. Niba uri umuntu rwose w'umunyamahane, uvuga nabi, ubwira abantu nabi, bizamutinyisha asubire inyuma agende. Rero bagabo mugira amahane, ibi bintu nibyo mugomba kumenya. Rero umuntu urimo kurambagiza uyu munsi, ushaka kongera gushaka se, ibi bintu ubimenye neza yuko abagore bose, abakobwa bose bakunda abagabo bazi kubana neza n'abantu, kandi bakabahereza umwuka mwiza, bakagubwa neza. Umuntu utanga ineza aryohera umugore cyangwa umukobwa uwo ari we wese. Rero niba utagira ineza muri wowe, byitoze. Ibintu byose barabyiga kandi bakabishobora. Gatanu noneho rero, umugore wese, umukobwa wese wanyawe, usobanutse, akururwa n'umugabo ufite impano y'ubuyobozi muri we. Ntabwo agukeneye nk'umutegetsi ngo ugende umukontorora, umubuze, wikwambara ibi, wirya ibi, wisokoza gutya, wijyaha, wikora ibi n'ibi. Akeneye yuko umuyobora ukamubera urugero. Ntabwo akeneye kuzamubuza inshuti nawe wowe ukomeze inshuti zawe. Ntabwo akeneye kuzamubuza gukora ibi na biriya wowe ngo ubikore. Agukeneye nk'umuyobozi. Kandi nanone niba udashobora kuyobora, ntabwo umugore cyangwa umukobwa muzaryoherana mu buzima bwanyu bw'urugo. Rero buriya iyo umugore akubonye mutari mwana abana, kudafite impano y'ubuyobozi, umukobwa yakubonye akabona ko udafite impano y'umuyobozi, mbese kutamuyobora, nta n'ahantu mwajyana. Buriya nta hantu mwagerana, kubera ko umugore akeneye kukubona nk'umugabo, akeneye kukubona nk'umugabo w'ijambo, ubasha kumuyobora, ukamubwira uti kora gutya na gutya, mbese ibintu bigenze gutya na gutya byaba byiza, ukamuha n'urugero. Ntabwo akeneye kuzamutegeka ngo ndavuze ngo. Abagabo benshi bakunda kuvuga ngo ndavuze ngo. Ibyo rero iyo ukunda kuvuga ngo ndavuze ngo, agusuzugurira icyo. Umugore intwaro ya mbere cyangwa umukobwa intwaro ya mbere agira ni agasuzuguro. Rero mugabo nubona umugore yagusuzuguye, bimenye ko ni wowe wamuhaye imbaraga zo kugira ngo agusuzugure. Rero ukeneye nk'umuyobozi, nawe ukeneye nk'iki, nk'umutegetsi, umuhereza amategeko n'amabwiriza agomba gukurikiza. Kandi noneho ibyo bintu umubwira gukora we nta nibyo ukora. Rero akeneye kora ndebe, ntabwo akeneye vuga numve. Ese
hari ikindi kintu ushobora kubambwira byo ntavuze, nyandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiye kubana namwe kumwe na Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.